se muguteze kandi ari wamwise ntabwo wamwise nisi wewe twaravuye ndiro kibazo fitanye na Yesu urakizi uramwe notije umugore we ntabwo ngikora muri bya bandi mbere umva mubwiza ukuri ntabwo turi gukina none si by'amafaranga ndimo ngiye by'amafaranga ndimo ngiye nyinu yandimo aka noneho ngewe ntabwo nzaho yagiye undimo ameza 3 ndaye kanze nyagushakire uhituna unahambira twa ugenda nyabangiye ibintu byo kugenda ngiye napenze nyenze ko ngiye nazi yo yagiye kandi ahubwo ngiye nagufasha kumushaka iyo twamuhiga twamubona ariko nta magambo ufitanye nawe yo guterana nawe nataboneka uhambira ibya ugenda niko nkubwiye kandi agenda ni wowe ushobora ko uri kunyishyura yani kandi ukavumiza we manene mvuye amamezi 3 nanyi mukane nta undi bujye nawe urayamanya rye n'ubundi wari barayanyambuye to uje kwinywera umuntu inzoga agusa ubundi Sundra iracinze igihe utundi Rusubaragiye byanyabyo kumiruka n'umye inzoga oya ntagagiye cyaje byanje akunda arahana mushyize niba atamyishe ntagagiye ayera kundi nubwo yagenda reka nibe rino koti rye azagaruka aje kuri twarasha cyangwa nari nyisego n'undi niba nanyirukana rijyanire rino naribika Chérie Karame Betty biteze ko mbona umeze nk'umuntu ufite ikibazo kibazo ubwo umeze nk'umuntu udafite ikibazo nta kibazo mfite ntabwo gikemura Betty byihorere abambwira icyo ushaka none se niyo naba ntacyo ndi bugikoreho nta nubwo basi wakimbwira ngo nyimenye Betty ndavuga ko nta kintu gikoreho ahubwo ruje kureba iki nari nje kugusaba sinzi ariko niba ari no kugusaba nari nje kukubwira kubona umwana wari wamujyanye kubera induru zuriya mugore n'akavuyo yatezaga hano akaba atakiza hano ntabwo wamugarura uraba umushaka hano umushaka hano ko nta mpamvu zo kumureresha umuntu utari nyina kandi natwe duhari ntacyo dukora sibyo yamaze ikibazo cyegera cyakemutse ega nta mpamvu zo gufata umwana ngo umurereshe umuntu utari nyina kandi natwe duhari leta iri mushaka kwirengera ibibazo byose byazamo n'ubundi ibyaza adahari byaza n'ahari byose ni kimwe ntacyo wakemuye n'ubundi kumuhisha nyina agiye mu buyobozi n'ubundi itegeko ryamukuzanisha wenda kubaza uri capable yo kwirengera ikibazo ryateza igihe cyose ntabwo byirwa none se ubwo ibyo wakoze bwo byakemuye iki basi ntufite amahoro ubu ngubu se ubu se wowe urayafite wenda afite amahoro sinzi ikibazo ufite nyine wowe urayafite mbere ko mbwira igihe impamvu nayafite nuko nawe utayafite none se amahoro yawe siyo yanjye niba mushaka nzamukuzanira ejo nta kibazo uzamuzanye ariko uzabikore ntubivuge gusa nzamukuzanira Betty upfa kuba wirengera bizaba nyuma yawe ni ibiki se bizaba kuki wumva ko hari ibizaba nyine upfa kuba ubyirengera kandi komereza ibyo ndimo ntacyo uzamuzane nzabyirengera none se urajya kureresha umwana ubundi se ntacyo tuba wigize hano ese ubundi ndanakibasha
ayo uri kuvunisha nawe ntabwo uri guterura yandaterura ko wajya umenya ko n'imbaraga z'abakecuru ntabwo Vamos a ver. Kwimuka ntabwo byoroshye imisego irajagaraye inzu ndabona imeze neza ntabwo ari nka yayindi imeze neza ariko nyine nuko ndi kubona hano biri kunjabuka nongeye birananiye rwose yegeka ngo uraza kuba ubitunganya nta kibazo ngenda rushya ntabwo gusa aya meza se ntaba ari hano akundi wajya ubitegura neza se wowe mukobwa umenye uko bategura ayo najya mbitegura se ntabwo twazanye aha ngaha nanjye ndarushya ahubwo mfite inzara harya n'ibi bijya bishoya hariya ese mubizi ntebe ubu ntabwo uri kubona ukuntu zimeze nyine bitegure ko ari we mukobwa se oya ahubwo ngende ndashaka kujya guteka kuko Imana afite inzara wese ubu ngubu nijya uteka koko Imana ndashobora ndi kumva nta mbaraga na nkeya mfite zishobora guteka kandi rega n'ibyo wakoze ibintu byinshi umuntu kuri genda uteke basi ibisigaye hano nanjye ndasigara mbikora cyokora urasigana wumva nese ubu njye sinshonje nyine nimba ushonje genda uteke nanjye ibisigaye aha ngaha byose ndabikora kandi n'injye wakoze imirimo myinshi nakubuye naje ndakoropa kanjye guteka njye numva inzara inyishe sinakwishinga n'isigana ryawe rwose okay sawa ya bro karibu nyine waherukaga ahangaha kera wowe uzajya uza ari uko ari ibibazo biduhuje ntabwo waza kunsura naje bwa mbere nta kibazo gihari bro uzanamenya uza kungisha inama mbega ni ibintu z'utubazo ntabwo waza umbaza amakuru yo mu rugo ni bro ni ibibazo nyine tu abakobwa se kari aho ariko ubu ngubu ubona nca hirya no hino nabuze uko mbikubwira namusize nabimbwiye ntabwo mbizi nabimbwiye nyine uko byagenze ndabizi ntabirenze ntabyo kumubwira wowe ndashaka guhura nako nkakareba mu maso kawe uzi uko byagenze se arangengesheje nyine namusize ahangaha n'umukozi hari akantu nanjye kugura ku muhanda karutse umukobwa ndamubura nimba agira abazimu nimba ari rwa ruhungu rwanjye rwamucikishije simbizi ariko wumve ngo nanjye byanshobeye ariko uriya muntu wanjye ndahita mwirukana nta kuntu wabwira ngo narega n'izi ntebe nshobora kuzaza nkasanga bazitwaye ubwo ntabwo byumva reka nyine uko kubyakira bikugoye nanjye niko byangoye nanjye ntabwo nabyiyumvishije nahise bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ko nyine numiwe ngewe njyewe numiwe uravanga ese yagiye yancitse nese njye nkubwiye gute njye ubwo nemaze kugura gute wambwiye ko uje nyine none se njye nkubwiye ngo ndaje nkubwiye ko nje gusura se uje kumureba arize none se kujya uvanga guguci mwana gufata umuntu wawe bwanyibwira ngo uri mu cyumba sibyo wanyibwira ngo uri mu cyumba yasuwe n'iki uri hano wenyine sibyo nkuko ndikubwiye mbere yose sibyo njye nabwo kubyentara bitsinze n'umugore uko mvu bigize birebe unabira unarakaye we ntiyagucitse uko yagucitse nanjye niko yancitse ndetse ko njye nabwiye ko hajemo umugore sibyo
arabyivanga bituma bampangira aragenda wenda gupangira hajemo umukozi nyine nkuzi ibyo nakubwiraga se ko nayo kira gikoze ushobora no kukirukana uburyo nese umukozi kuki wamuzanye mu idiro yacu ni njye twapanze deal se ariko ubundi genza amakibanze nyuma nari gusigara ngaha ndi nk'imfungwa nta kantu nagura no ku muhanda nese cyo gura ikintu kubera kikandi hafite umukozi namushyize mu cyumba ndakinga umukozi yarari hano urumva njya kugura akantu hariya ku muhanda wowe ujya ikintu gute kandi none ubizi ko ufite umukozi ariko ntabwo business zose wazishyira mu mukozi niki none yacu niyo washyizeho umukozi wese ko gucika none se ngewe nafashe umwanya wo kumufata umva se banzu nyumve ubwa mbere naramufashe ubwa kabiri ndamufashe urumva ndaguhamagaye numuhamagaye nge biranshimishije kubona nkoze diri igaferinga nyine bikanjabuka ibyo bikujabuka ariwe n'indi yo ubundi reka ibyo tunabyihorere urumva byazamo impaka ndende kandi nta kintu biri butange urumva ariko ntabwo icyanze nyanga nkibonye none se naje ngaho nje kureba polisi ari he none se sinjye waguhamagaye none se kwamamagara he wamagara iki none se sinaguhamagaye nta kintu wamagara kiraho ngaho basi bo reka tunabireke ubundi tureke ndanga nahombye ngusine ko ndi kuzenguruka kandi hose nibura nshaka umuntu ahubwo se wari wahumba ntarakubaza ubundi ibyo tunabyihorere ujya kunteza umugore akantera ahangaha mu buhe buryo ngeze mu guteza kandi ari wamwize ndaba wamwize nisi wewe twaravuye ndiro ikibazo ufitanye na Yesu urakizi uramwe notuje umugore we yaraje nyine muragira yaraje amufata kwanza ufite n'amakosa menshi turetse n'ibyo ngibyo gute ubyara umwana ntubimbwire ni gute ushaka undi mugore ntubimbwire nge nzi beti wenyine najye kubona mbona nese tari beti ana Yesu undi umuntu ushaka kumenya no urashaka umyundi wize anje najye kubona mbona nyituyeho ngo rega ngo naje kwimenya ngo ko uri mukuru wa Jeff ambwira ko ambwira ko afite umwana ngo mwabyaranye umwana amaze imyaka 5 nta kintu mbwira nta kintu ariko ubundi ureka nkubaza akoze ko uziko uturumbiye tunaniye nkukure idini incuro zingahe nimba idiri feirinze urajura urasaze gusa uratangiye kurya iminwa ni gute ubyara umwana ntubimbwire abantu bakanyituraho anje uzi nta agents anje uri kumwe n'uwo anje uri kumwe n'uwo nta mwana ufite ntawo mfite meze umwana ufite no beta twite wose uri kumwe anje weho nta agents anje ntawuzi nta n'umwana ugira ni imitwe se yantekeye imitwe abamaze umuntu agutekeye imitwe kandi reka nkubwize ukuri uracyari muto urumva uracyari muto gendera mu murongo w'abagabo uvuga ati mfite umuryango n'ungu urumva pane byo kugenda ukatakata amakorosi nezanje kuvuga n'ubundi hanje nyine habara ryawe ariko umuntu abyara umwana akagira imyaka 5 umuvandimwe atabizi noneho n'amakuru mfite ntago uwo mwana yaniga urumva amakosa uba udafite ari menshi nasanje mwamenye y'ubundi ngira agiye kubona mbona angezeho hano sinzi n'umuntu wamubwiye ko tuvukana sinzi n'umuntu wamuyoboya anje ko bagafite inyoni ryavuyemo gutya mugufi w'inzobe narumiwe ariko ubundi watsobanura gute ko ukuntu ubyara umwana akamara imyaka 5 n'umuvandimwe atabizi ariko ubundi utagiye gusara ariko bro kamubwiza ko sivyo ya mukobwa twamenye kera ariko ngiye mu rugo ngiye nkaye mvuga amabara yawe mu rugo ntago bazaguca urama twamenyanye mbere ko tumenyana Betty sivyo turasohokana ariko anze nyumva mwumva icyaza afite sivyo wese kutakivuga ukatangira guca ku ruhande cyangwa urashaka uburyo umbeye nta nshaka kubeshya nisumwe ntiyaje inzira yamwe aravuganye ukize nyine nshaka kubwira wumve impamvu anje yaje mu rugo birasa kuneza sinzi bayakubwiye yaje mu rugo wanjye sivyo aza gutera induru iki ngo arashaka 5,000,000 nsigarana umwana we ko none 5,000,000 yo kurera umwana itabaho ndikumva
aragenda kuza aho ngaho rero ubwo ngubwo arashaka nguze kunyaka miliyoni 5. Ikindi anje kumenya kwanjye nawe ni ibintu byabaye coincidence, ntabwo nzi ko twahuye birangiye twabyaranye. nyine ubwo byabaye impanuka. Ni impanuka nta none se umwana nawe azagendere mu mpanuka kandi mwubaye ko mufite mu rugo. Nimba adashoboye kumurera nyine kwita muheza amafaranga 100 amurere njye muheza amafaranga 100 ku kwezi yaranze. Ndavuga none niba udashaka kumurera kuri ayo mafaranga njye muheza mwirerere. Yes, ndamufite ndamuri kumurera. Rero reka mubwize ukuri. Icyo nashaka buretse kumwiriza ukuri. Icyo nshaka kumenya, icyo nshaka kumenya ngashura nuko mama atazigera amenya ibyo bintu. Atabimenyera ari akwara amaraso yacu. Iki se ko mbona zo hano rero. none se bite Ni byiza. Wari waryamye? ngiye kuryama. Turaryama aya mama koko nari ngiye kugusaba uruhushya. Hari ahantu ngiye kujya. Hehe ubwo? Ngiye kujya hano ku muhanda hari abashuti banjye ngiye gusuhuza. Nari babwiye ko ngiye kubareba nyine ariko ntabwo ndi butinde. Ubwo n'ubu nananiwe ntiwaruhuka? Nyine ngiye kuruhuka n'ubundi byose se si ukuruhuka turaba tuganira tunywa n'akantu ni abana b'inshuti zanjye kuko ntabwo ndi butinde. Ntakundi ngaho genda nese ko ntagutangira. Ntangiye ariko uri kunyemerera utabishaka nyine mbwira nimba umpaye uruhushya. Oya genda nta kibazo. Nta kibazo? Okay, so merci. Umukobwa we bamuroze kugenda. No kwicara agenda gusa. Maje no kurambirwa n'inkayo yawe bamugana. Allô? 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 Muraho neza Mike we? Amakuru. Ni meza. Wari muri mu rugo se ko nari kubasura? Mu rugo? Hari umuntu wese kureba mukorana nari ngize hafi y'abature navuze ngo reka mbanze mbarebe mbasuhuze. Sinzi nimba mwaba muri mu rugo. Turiyo warukoze cyane ariko ntabwo tukiri hahandi. Ubushize wadusuye turi ntabwo ariho tukiri. Twaraye twimutse nimugoroba ngira ngo nakurangira aho twimukiye. Reba hahandi twahuriye rero njya ku gasoko. Nuhagera uratambika kuri ka gahanda kagaruka hino hano. Allo? Hanyuma nugera hano hari icyapa cya MTN naho ngaho umpamagara ndahita nza kukureba ku muhanda. Nta kibazo urabukoze. Uyu mushyitsi se ugiye kuza hano Liliana nyatse uruhushya agiye ndamwakira gutera. Sha wanshakiye umukozi koko. Nabuze umukozi nabuze umva nta muntu turi kumwe umugabo yagiye mu kazi kandi sha mukuri nambaraga afite habe na gake. Nukuri nshakishiriza hasi sibyo?
ngo reka mbe nkuretse ndaza kukuvugisha neza. Sheri, nawe uba wansize mu buryanyishe. Ubwo wowe wibagiwe ko mari hano njye nyine. Yango ba kumwe nande? Yango uri kumwe nande? Na bebe wanjye. Sumufite mu nda. Okay, n'umugabo wanjye. Umugabo wawe tuba? Muba? Umugabo uramuha ubundi se uramukunda? Akushe nuko uva muri iyo mikino. None se kuza wateguye kuza mbwira nabi gutyo. Urumva ari agategura. Sigura ndi gukina nawe cyane urandi guseka. Bose urumva ko gategura ari sawa. Urumva ndi guseka njye. Shino ukuri kwimana n'ibyo. Nawe ujye utegura ibintu. Yene filime ndi gucyanga. Nyine ujye utegura basi ujye nkorera agateguro kanshimisha ubwo se kuza gutegura nkako. Nse Sheri. Shaka kunyura. Yambi. Nese byirimo kumbwira Sheri. None ndakoze njye uranasaza cyangwa ndadakina filime anga. None ndakina filime anga. Nese habaye. Ntacyo uzi cyabaye. Ntacyo uzi wakoze. Cyana koze. Nta ntacyo uzi wakoze. Really? Ntacyo. None se ubwo icyo naba narakoze kera cyaba kibutse kukura akazi uyu munsi. Ubwo cyaba gihari. Akushe ni kuri kumana njureka ibintu uzi ko nayo nicana ari we ntegereje. Wakoze. Chamana ukura umuntu muri mu dutera umuntu umutima mubi. Urarakaye kundusha. Ntarakara se ubu bawenje mu rugo umeze gute. Nese nakoze iki ngiye? Ku buryo utaho umbwira nabi gutyo. Wana gutumye waramubonye. Ngiye ubwanjye no kumwishakira. Numara kumva ko waramubonye hanyuma nabwo njya kujya gukina imigambi yawe. Mwongera kunde genda. Ni iyihe nyungu bifite mu bundi? Mbwira. Shaka kuba naruko ntabizi. Inyungu ufite ni iyihe? Je ururimi rwashika none kamwihorere. Ndabona ujuje. Ntabwo ndi muri mode yo gushwana nawe nane nca. Ndacece gasa. Gahunda yaciyemo nyine. Ako menye ko ukusenya gahunda zanjye. Nawe za ntago zizajya ziyubaka. Yani barafite ko zubakira. Kandi ubutaha warakoze ubutaha menye ko nongera kunyitambika bizaho zabyitegura. Ariko rero mwimukiye ahantu kure. Oya ntabwo ari kure. Biterwa naho uje uturuka yenda. Yawe. Ariko ndabona ari heza kurusha ahandi mwari muri. Urebye hajya kumera kimwe. Ariko nyine anjye ndebye hano mbona ari sawa kabisa. Mwamaze igihe kingana iki se hano? Hafi nta minsi myinshi ishize. Bavuga ngo twimutse ejo nimugoroba. Ejo nimugoroba. Ubwo ni ukuvuga ngo nashize umunsi umwe. Okay, heza. Ariko nimba ntibeshye soye twigeze guhura cyagera. Uri kumwe na mama. Ubwo rero mama arambwiye nge nza n'umuntu uri ku muhanda. Birabanza kuncana nayo uriwe tu. Ubuse narahindutse cyane. Ega susi ko twabonanye guruka ma. Tutanye ibibazo na sister muri guruka byaka. Ariko mushaye nahore ntibibaho. Sisters. Ajya dukorera amabara natwe twarumiwe. Ariko buriya nagenda akura bizagenda bisiza. Sura zakura rengari. Yarakuze. Oya pana ku burebure ndavuga mu myaka. No mu myaka arakuze. Sinjye gukurikira se. Usongera wandi umwana. Ariko cyari mutu gusurengeje imyaka 20 n'ingahe.
man ngenda kuze yenda nuko nyine imyaka ari imibare aho ubundi nawe ndakuze tu meze neza ariko twari turaho ewa ndabona neza fresh ni bya bindi by'iminsi ase utuye hariya twari dutuye nawe utuye muri za quartier cyangwa oya ngiye Kicukiro ariko nuko muri ziriya quartier harimo umuntu dukorana buriya rero njye mba naje kumureba nkahita mvuga ngo reka imite namwe mbasura kuko cyane cyane mama twarabanye numva rero ngo kamfatiraneho hari igihe umuntu agenda akahuga akihugiraho umuntu akavuga ngo waramwazi kandi utarigeze umwanga ni ibyo nyine tu mama Alice mama rero abanani baba ari mu rugo tu ari mu nzu hariya abaryamye ari kuruhuka wamubwira ko nahageze ko nanjye mfite umwanya muto nkamusuhuzaho nkahita nkomeza ese ubwo ntimuba mukumburanye nkuru abantu bamwirukana kera aze muhamagare aze ndetse nta magambo ushaka nawe sohoka aho ngaho ese nakoze iki nawe nta magambo ushaka nawe sohoka hariya basi se imbere yo kutashaka na nyuma yo kutashaka nakoze iki nyine mbwira nsohoke mbizi nicyo nakoze nawe nta magambo ushaka nawe sohoka hariya aje kuki uhinduka nk'igicu nyine mbwira ikosa nakoze nicyo nakoze byibuze ngende nzi nicyo nakoze ntabwo ukizi icyo wakoze nta n'ubuze icyo wakoze se gusa naba narakoze kera kikurakaje ubu ni iki ntacyo nyine icyo naba narakoze kera kikurakaje ubu ni iki ari seriye aje mu mutwe wawe cyane ibibazo bya Alice nibyo byatumye mara gutya nese ntabwo nakubwiye ko yacitse yagiye yaracitse cyangwa yaramucikishije ese namucikisha kugira ngo bigende gute kugira ngo akomeze aneshe umutwe hano mpamvu yakumurekura se ngo bigende gute nuko wari urimo kwihanira ntabwo ari njye wamucikishije yaramucikishije ese umaze kumenya ukuri kuzuye ku buryo Alice yagiye byagenda gute twari turi gushaka kumubwira nyine numara kumenya uko Alice ntabwo nzi ikinyama none nzi ukuri n'ikindi kiyongereyeho wagize gutyo umenya ko Richard yongeye kumufata n'ugupanga indi mipango ese Alice ni iki yaguhaye menya ko Richard yamufashe ni iki Alice yaguhaye ubwo ibyo nibyo byaje byakurakaje wanze ko ni iki mupanga gituma ukomeza kumurwana igihe cyose Richard se yakubwiye ko ngenda ese ni yababaje kurusha nuko ngiye yababaje cyane wakabimenye se nyine ko iki ukomeza kumurwana aho ageze hose usanga bitambika Richard yakubwiye ko nge nawe twavuganye ntabwo amushaka aje fuku ukomeza ibintu sinabwiye icyabaye amagambo ushaka muri wowe ugira banzuma amahoro nuze Jeff ugira guhubuka sinshaka kubura nawe Jeff ugira guhubuka ibyo nabonye birahagije nta mahoro ntuze ndashaka ubusotsi mu cyumba basi wagiye ufata igihe ndashaka ubusotsi mu cyumba Jeff uretse se nyuma wagiye ufata igihe ukicara ukabanza ugatekereza ku kintu mu mwanya ntekereza ugatekereza kare mu mwanya ntekereza ku kintu ikibazo uragitekerezaho wamaze guhubuka ntacyo niba muzenye mvunika niba Alice Richard yafashe Alice ngenda bizi uraza ubintura kugira ngo bigende gute please Jeff undi nicyo ushaka
ndashaka umwanya ushaka umwanya w'iki se kandi wamaze ibyo ukora utabanje kubitekerezaho nta nshaka gukora ushaka gusohoka nka mu cyumba ninjye udakeneye ariko ubundi ngende kugira ngo ubone amahoro nawe ushobora gusohoka nka mu cyumba ese urasohora mu cyumba cyanjye kubera iki hari undi ugiye kuhinjira ndashaka umwanya wo gutuza ngiye nkabanza ngatekereza ibyanjye hano rero ni mu cyumba cyanjye tuza ntabwo ndi bukubuze gutuza ariko winyirukana wampa umwanya cyanjye nigendere ako uzi ko maze kunanirwa urabizi neza ko maze kunanirwa n'imico yawe n'imiterere yawe utegereza ko ari njye mfite zero ako urabona ndi umuntu wo kwirirwa gutesha umutwe gutya nk'uko unesha umutwe nta magambo ashakana nawe usohotse gatoya mu cyumba ntukenera usabye kwahetse kunyirukana mu cyumba cyanjye ko cyari icyumba cyanjye ntabwo wirukanye mu usohotse gatoya mu kanya uragaruka genda mu cyumba cy'abashyitsi kuko iki ni icyumba cyanjye nta mpamvu yo kunyirukana niba ushaka kunyirukanamo hari undi uri bwinjizemo mbwira ngende niba ubizi ko ngaho genda hari undi ugiye kwinjira hari undi ugiye kwinjira genda kare kose si umbwira gutyo genda ukimujyane mu kindi cyumba twumvikanye ko ugiye kumeza umwanya sibyo so please cyo kuzajya utesha umutwe kandi ntabwo nshaka gukora sibyo ntabwo nshaka gukora ahubwo iyo wifashe ukinjira genda ushaka kurakaranya nawe sinshaka kurakaranya nawe genda akaje birahagije sibyo ubundi se urarakanya nanjye udafite n'ukuri ndagusobanurira ntunyumva ubundi ibyo wishyize umwanya ukagenda ariko wa mwanya ukagenda ibyo nshyizemo ni iki kizo ntabwo ari wowe ntabwo ari gutera ikibazo ahangaha gute ngo wajya uri karakasi ikini ntabwo ari gutera ikibazo ahangaha ahubwo ikibazo ni wowe ugifite okay nta kibazo imenye ufite imyumvire iteye fata inzira yisohoke basi fata inzira yisohoke ushaka gusohoka reka kwistressa ubwawe ushaka gusohoka nari ngo amahoro arahanze nigende none ushobora kumukomeza umwana nanjye icyo ushaka ungana nawe nari ugane nawe iki none kwitesha iyo uguma harahanze nawe kubura inda niyo ikunziritseho reka nyibyare nta kibazo y'ibyaha nta mpamvu yo kujya gukoresha umutwe yibyare nyine maze ugende yibyare ugende cyangwa se ntunane yibyare okay sorry ntabwo nafite gahunda yo gushwana nawe yibyare ugende cyangwa ntunane yibyare cyangwa unanajyana nayo sibyo mwana waje no kunyirukana uranganyisha inda niyo ikunziritseho waciye uwo mugozi se ciye umugozi ujya umaze ugende urumva ari igihugu cyaba gicitse umugongo kubera ko utari mu nzu stress uri kuntera ngaho genda wowe nteza nkeya ngaho genda umugozi uce genda umugozi uce ntabwo nshaka kwawe umugozi uce genda utazatuma nicuza impamvu nakumenye genda wese kuzicuza nta kibazo nimba warayishize nawe uzi ko njye nakoze se bigenda